Kristo Yesu akuzwe. Umugire Roho Mutagatifu. Nkuko amaze kubitubwira, tugiye kuganira ku nyigisho ivuga ibigeragezo mu ngo z'abashakanye. Amazina nitwa Habyarimana Emmanuel, naturutse muri paruwase ya Muyunzwe, nkaba ndi kumwe n'uwo twashakanye witwa Nyiramana Claire. Tukaba nyine turi umuryango, dufite n'abana. Kuri iyi nyigisho cyangwa se ikiganiro tugiye kugirana kivuga ibigeragezo mu ngo z'abashakanye. Mbere na mbere wenda turabanza twibukiranye ibigeragezo ni iki. Buriya dushobora wenda kuba tubyumva kwinshi cyangwa se twabifata kwinshi, ariko twabanza wenda kwibukiranya muri makeya ibigeragezo ibyo ari byo, cyangwa se icyo wenda bibuza abantu cyangwa se bitwara abantu muri rusange. Ibigeragezo rero wenda uko njye mbyumva, namwe muratubwira wenda uko mubyumva. Ibigeragezo ni ikintu gishobora kuza mu rugo kikarutambamira mu migambi yarwo, cyangwa se kikabahangayikisha ku buryo ibitekerezo mwari musanganywe cyangwa ibyishimo mwari musanganywe bisubira inyuma cyangwa se biba bikeya mukabibura. Bishobora kuba binyuranye, biba biri ukwinshi. Nk'uko umuvandimwe ari kubivuga, ibigeragezo ni ikintu kikubaho kugira ngo kikubuze kwisanzura, kikubuze kwishima, kikubuze umunezero, kiguheze mu bwigunge, ubwisanzure bwawe buhungabane, ndetse kikubuze no gutera imbere. Kenshi na kenshi usanga ikigeragezo iyo kije mu rugo, imigambi yari iteguwe y'urugo, imishinga, ibintu mbese wateganyaga kuri gahunda, byose bihita bihungabana, ndetse nawe ubwawe ugahungabana. Ikigeragezo ni uko nguko tukibona nko mu rugo rwacu. Namwe mufite kwinshi mubona ibigeragezo, nk'uko biba bitandukanye binaza kwinshi. Ingo zacu se zihura n'ibihe bigeragezo? Zifite ibigeragezo binyuranye kandi tutateganyaga. Igihe turambagizanya, usanga dusubize nk'amaso inyuma muri cya gihe cyo kurambagizanya. Nubwo harimo abakuru benshi, twebwe wenda turacyabyibuka, ariko ndumva n'abakuru batajya babyibagirwa. Hagira umuntu watubwira ati njyewe nateganyaga yuko nzahura n'ikigeragezo iki n'iki. Hari uwagitekerezaga? Hari uwatekerezaga yuko yahura n'inzitizi mu rugo, ibibazo bikavuka mu rugo, mbese agata umurongo, agata umutwe? Mbese hari umuntu n'umwe wabiteganyaga? Buri wese yumvaga ko agiye kubaho muri paradizo, kumva rwose ari ibintu nta nzara, nta burwayi. Ibyo byose ni ibintu biza nyuma, nta muntu wigeze abiteganya. Umuntu yahoraga yumva nyine, njyewe ndabaha nk'urugero, turambagizanya, numvaga yuko ngiye kwibonera papa wanjye kubera ko ntawe nigeze ngira, nkumva ko azambera byose, nkumva ko mu rugo ngiye kujyamo mbese ari muri paradizo. Nkumva rwose nta kintu na kimwe kizanturukaho ngo kimubangamire, kandi nawe ndumva ariko yatekerezaga, kuko yakundaga kumbwira ati yewe nubwo rwose meze gutya, ariko nta kintu numva rwose kizanturukaho kizatuma nkubangamira.
twumva ko tugiye kubaho nko muri paradizo iyo turambagizanya. Kenshi umwe aba yibwira mu mutima ko nta cyamuturukaho kibi cyahungabanya mugenzi we. Ibibazo cyangwa ibigeragezo mu ngo kenshi bitangira nyuma y'umunezero. Sekibi atwiba umugono kuko icyo we aba ashaka ni ukutubuza ibyishimo. Ni umwanzi w'ibyiza. Muri cya gihe mukitana abasheri, muri cya gihe mugikundanye, niho sekibi ishobora kwinjirira ikaza igahungabanya rwa rukundo rwanyu. Yabateza indwara, yabateza ibyago, yabateza amakimbirane, yabateza umuryango, yabateza ibibazo byinshi biza nyuma y'umunezero. Nk'uko tubisanga mu gitabo cya Yobu, uburyo Yobu yageragejwe, twabanza tukabaha ubuhamya kugira ngo mwumve ukuntu ibigeragezo biza. Nk'uko amaze kubibabwira, ibigeragezo biza nyuma y'uko ibyishimo bibaho. Nk'uko yabibabwiraga, iyo mukirambagizanya buri wese ku ruhande rw'aba yumva atazabangamira mugenzi we, utekereza ko uzamubangamira numva utanamuzana, cyangwa se utekereza ko nawe azajya kubangamira ntago wakwirirwa umushaka. Ubuhamya rero bugufiya kuri twebwe nuko nyuma y'ibyishimo by'ubukwe bwacu twabanye igihe gitoya nyine mu byishimo, nyuma yaho nyine haza ibigeragezo nk'uko twabivugaga. Bije rero biteza ibibazo byinshi mu rugo tutari twiteze mbere y'uko tubana. Mu bihe byashize ku bari bahari, twigeze gutanga ubuhamya bujyanye n'ikigeragezo cy'ubusinzi kuri jyewe. Muri icyo gihe byaje kugeraho bikabije ku buryo ku bana dukundanye bitari bigishobotse. Iyo ubyutse mu gitondo ntuvugane n'uwo mwararanye, ukajya guhinga wenda utamubwiye naho uri buhinge, mu mpamvu zo kugira ngo mutiriranwa cyangwa se mutaza kugira ibyo mutonganaho, dore ko muba mufite byinshi buri wese atekereza, mutarimo kuvuga rumwe, mudahuza, ukajya guhinga aho atazi, nawe wenda akajya mu gukora indi mirimo nawe utazi, mukaza guhurira mu rugo. Wenda ku bwanjye nabaga numva aho nagiye kwirirwa ku musozi isaha yo kugera mu rugo itagera, kubera ko nabaga numva ntituri buvugane, ntituri buganire ngo duseke cyangwa n'ibindi nk'ibyo. Byaje kubaho nyine turakimbirana. Bigitangira wenda hari igihe nyuma yaho numvaga yuko amafuti cyangwa amakosa nayakoze, nagarura akenge cyangwa agatima nkamusaba imbabazi akazimpa, ariko byaje kugeraho nawe abona hari byarabaye nk'ikinamico, kabati buri mwanya arabikora cyangwa buri munsi akaza ansaba imbabazi gusa. Se bizageza ryari? Bizahora gutya? Bigeraho nawe asa n'urambiwe imbabazi, ageraho kuzimpa, wenda yanazimpa ukabona ko biturutse kure cyangwa se ukabona bimugoye. Ibyo byaje kubaho nyine, ndetse ku buryo byaje kugezaho mbona bikabije, jyewe mfata umwanzuro wo guta urugo. Ko nararebye nsanga mu mafuti yanjye, nabaga mbizi ko amafuti ari ayanjye, ariko kwihagararaho nk'umugabo iwe nkumva ari byo ngombwa, nkumva ngomba kwihagararaho ngo
nk'uko bajya babivuga ngo atazanansuzugura nyine murabizi. nsanga mu mafuti yanjye ntazamwirukana mu rugo, ahubwo jye nsanga wenda mubishije nkagenda yagira amahoro. nanjye kandi numvaga ko nzayagira, kuko nta muntu ndebuza wari kuzaba ari kumwe nanjye aho nari kuba ngiye, nubwo nafashe umwanzuro wo kugenda ntazi n'aho ngiye, ariko numvaga ko nzabaho ibyo ari byo byose. ntabwo nari ngiye kwiyahura, numvaga aho nzabaho nawe aho hasigaye akabaho. ubwo icyo murumva cyari ikigeragezo, ntiyari abyiteze mbere y'uko tubana, nanjye kandi sinari nzi ko bizabaho. ni ibintu byaje gutyo gusa, bifata n'intera ndende. hanyuma rero nyuma yaho byaje kugezaho noneho abari bahari barabizi, yaragerageje, twarabutanze ubuhamya burebure, uburyo yabayeho ntahari n'uburyo nanjye nabayeho tutari kumwe. icyo naje gusanga twari duhuje ni uko buri wese yasengaga ku giti cye, asaba Nyagasani Yezu kuba ari we wagira icyo akora, kuko ku bwanjye ku giti cyanjye ntacyo nabonaga nazakora ngo wenda dusubirane. numvaga ntazi imbere uko hazamera, ahubwo nabashaga kubona ko icyari cyoroshye kuri jyewe, nabonaga ko byarangiye, kubera yuko numvaga ubundi nakwambuka umupaka kugira ngo amahuriro yanjye nabo arangire. numvaga ari kure cyane, kuko batazamenya ibyanjye nanjye ntazamenya ibyabo, bikaba birangiye. ariko ntago ariko byaje kugenda. nubwo nari nzi ko ndi umunyamafuti ukabije, nasengaga nsaba Nyagasani Yezu, musaba ngo abe ari we uzagira icyo akora. sinifuzaga kubasiga ngo ngende, nta n'inyungu nari mbifitemo, ariko kandi kubera icyo kibazo cyari gihari, numvaga ntashobora kubana nabo ngo buri munsi duhore dukimbiranye bigezaho. hanyuma rero uko nsenga nsaba, nubwo bavuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba ajya mu nda, ayanjye nayabonaga inyuma, ntabwo yigeze ajya mu nda, narayabonaga ndetse nkayahanagura menshi cyane. ariko uko iminsi yagendaga ishira, nawe asenga ukwe, byaje kuba nk'igitangaza gikomeye. muri uwo mwaka nari mfitemo abana 2 bazahabwa Ukarisitiya, kandi naragiye, ariko amakuru nkayakurikirana, nkagerageza no kohereza amafaranga ngo ibyangombwa gufasha n'ibindi bijyanye nabyo bikorwe. ariko nkumva ko ninaza kubahagararira muri uwo munsi buzacya ngenda, cyangwa se byaba ngombwa akanya kabonetse neza byarangira ngahita nigendera. ariko siko byaje kugenda. Nyagasani Yezu yarakoze koko, kubw'impuhwe n'imbaraga ze ashobora byose koko. amaze kubikora, ngarutse muri uwo munsi n'ibyo birori, sinasubiyeyo ukundi, kandi nari naje ntazanye ibyanjye, nateganyije ko mpita nisubirirayo. naje kubitumiza barabinzanira, sinasubiyeyo. ubwo rero ku bijyanye n'ibigeragezo byo mu ngo, ntabwo ushobora kubyikuramo utifashishije gusenga. Imana ishobora byose. umuntu wese wiyumvisha ko yaremwe n'Imana, hari umuntu warema undi se? Imana yaraturemye, nta n'ikintu na kimwe mu buzima bwacu itashobora twayisabye, kandi dukunda kurusha byose, niyo mpamvu nta gishobora kutwima. hanyuma rero hari ikigeragezo tusanga hano mu gitabo muri Yobu umutwe wa 1. nawe ibyamubayeho birakabije, ariko kandi ntabwo yigeze ajya kure y'Imana.
yarakomeje arasenga kandi asaba imbaraga abyitwaramo neza. Yaduhaye urugero, reka natwe twumve muri make uko byamugendekeye, hanyuma rero tujye tugira imbaraga n'ubutwari igihe twahuye n'ibigeragezo bikomeye. Umutwe wawe uravuga ngo Yobu ageragezwa. Ni igice kirekire ariko mu by'ukuri kiragenda cyerekana uburyo Yobu yabayeho, ubuzima bw'uko yabayeho, uburyo yari abayeho mu byishimo, yari yarabyaye, afite abana, afite abakobwa, afite abahungu, afite amashyo, afite abagaragu, ariko uburyo Sekibi ari umwanzi w'ibyiza, ibyo byose ntago byigize bimushimisha. Yahoraga ameze nk'urebuza ibye. Ni kirekire, reka wenda tugihere hagati, umuntu uri bubashe kugisoma cyose aze kugisoma. Abahungu be bajyaga ibihe mu guteranira mu rugo rumwe muri bo, ibirori bikaba byose, kandi bagatumirana bashiki babo batatu ngo baze basangire ibiryo n'ibinyobwa. Iyo bamaraga guhetura ingo zabo zose, Yobu yabatumiraga kubasukura, maze akazinduka mu gitondo agaturira buri wese igitambo gitwikwa. Koko rero Yobu yaribwiraga ati, wenda ahari abahungu banjye baba baracumiye maze bakavuma Uhoraho mu mutima wabo. Nguko uko Yobu yabigenzaga buri gihe. Umunsi umwe abamarayika b'Imana baza gutaramira Uhoraho, Sekibi azana nabo. Uhoraho abaza Sekibi ati, turutse he? Sekibi aramusubiza ati, mvuye kuzenguruka isi no kuyitambagira. Uhoraho abwira Sekibi ati, witegereje umugaragu wanjye Yobu, nta wundi usa nawe ku isi. Ni umuntu w'inyangamugayo, ni umunyamurava, atinya Imana kandi yirinda ikibi. Sekibi asubiza Uhoraho ati, ese kugira ngo Yobu atinye Imana ni kubusa? None se ntiwamuhaye uruzitiro rumurinda rukazenguruka inzu ye n'ibyo atunze byose? Ibikorwa bye byose wabihaye umugisha, none amatungo ye yuzuye igihugu. Ariko urambuye ukuboko kwawe ugatsemba ibyo atunze byose, nta kabuza azakuvuma urora. Uhoraho abwira Sekibi ati, ndabyemeye, ibyo byose ndabikweguriye, gusa we ubwe ntuzigere icyo umutwara. Nuko Sekibi arikubura aragenda. Umunsi umwe rero abahungu n'abakobwa ba Yobu bari bateraniye kwa mukuru wabo barya kandi banywa. Nuko intumwa iza kubwira Yobu iti, ibimasa byarimo bihinga n'indogobe zirisha iruhande rwabyo. Nuko abanyesaba barahuruduka barabinyaga, bicisha inkota abagaragu bawe. Nshika ku icumu njyenyine, ndahunga nza kubikumenyesha. Umwanya kibivuga, undi abashyize aho ashinze aho ati, inkongi y'umuriro w'Imana yamanutse ku ijuru itwika intama n'abagaragu irabatsemba. Ninjye njyenyine warokotse nza kubikumenyesha. Umwanya kivuga ibyo, undi aba aratungutse ati, Abakarideya biciyemo ingamba 3, birara mu ngamiya zawe barazinyaga, bicisha abagaragu bawe inkota. Ninjye njyenyine warokotse nza kubikumenyesha. Igihe akivuga ibyo, akivuga undi abaragezaho ati, abahungu n'abakobwa bawe bari mu nzu ya mukuru wabo barya kandi banywa divayi. Nuko inkubi y'umuyaga ituruka hakurya y'ubutayu ihirika inkuta z'inzu zose uko arenye, nayo irarindimuka ibagwa hejuru, barapfa. Ninjye njyenyine warokotse nza kubikumenyesha. Murumva ibyago, ibigeragezo Yobu yahuye nabyo?
murumva uruhererekane rwabyo, kimwe gihereza ikindi, mu gihe atarakira ikindi kikaba kiraje. Amatungo aragiye, abagaragu baragiye, intama ingamiya biragiye, noneho n'abana be baragiye. Murumva ingorane yahuye nazo, ni bya bigeragezo tugenda duhura nabyo. Wibwira ngo ikigeragezo kimwe kirarangiye hakaza ikindi. Wibwira ngo nabashije kwakira uwo twashakanye tumaranye imyaka 5, ingeso ze maze kuzimenya, nanjye izanjye amaze kuzimenya, ngiye guharanira nyine kubyakira. Noneho hakaza icyarukokoma kikavuga ngo ubwo atigeze ajya ku gasozi n'uwo bashakanye ngo batunganye isi babone, nubwo bari bifitemo amakimbirane ariko ahishe, reka noneho mbishyire ku gasozi, reka nze noneho nteze igikomeye kimwe kibanyeganyeza, ndebe ko batazatuka Uhoraho. Murumva yabahaye ubuhamya, arababwira ati twabanye mfite ingeso ariko igateza amakimbirane mu rugo, namwe murabyumva. Ariko muri iyo ngeso nubwo yayibanaga, ntago twari twarigeze tureba na nabi ngo abantu babibone ku gasozi. Iyo wenda ikibazo cyavukaga, murabizi nk'ubukene iyo buje mu rugo utangira kwibaza ngo wenda ubu amafaranga yanywereye yari gukemura iki, cyangwa se ukavuga uti mu gihe atarahari tuba twakoze iki, mu gihe wari witeze ko muhuza imirimo mugafatanya ntahari uramubuze. Icyo gihe burya nyine bigupfiramo, ariko isi wenda hirya ntibimenye. Noneho rero Sekibi yararebye nko ku rugo rwacu, tubikure kwa Yobu tubishyire ku rugo rwacu, yararebye iravuga iti aba bantu bamaranye imyaka 7 nta nduru iravuga ku musozi, kandi ibibazo bibaho buri munsi, kenshi na kenshi, ntabwo ari buri munsi, ndakabije, byabagaho wenda kenshi na kenshi ariko ntabwo ari buri munsi. Ko nta muntu wigeze usanga batongana, cyangwa ngo amuraze ku gasozi, cyangwa ngo umugabo akomanga umugore yange kumukingurira, cyangwa ngo amusuzuguze abana, cyangwa ngo amuteragane bigaragare ko yamusuzuguye nk'umusinzi. Reka nze noneho nzane icyakarahabutaka. Urumva yananiwe kunyakira mu buryo yambonaga, nari nsigaye ngira agahinda nawe akabibona, akabona nyine ndacecetse, aho kugira ngo tube twashwana dusakuze nkaceceka. Hari nawe akavuga ati muntu twasabanaga, muntu twaganiraga, muntu twateraga igipara, none nkaba nsigaye meze nk'utamufite, cyarutareka nigendera. Aho rero Sekibi niho yaremaremye inkuru, nkuko yarari kuremarema izi ngizi zo kwa Yobu, ngo nyamara buriya yagutuka. Natwe rero aho ngaho niho yaduhigiye, aravuga ati reka nze ndemarema inkuru zitabayeho nzituraho, maze ndebe kuri mugore noneho atazasakuza, atazavuma Imana. Noneho ubwo ngubwo yateje inkuru mu baturanyi, mu bantu hirya no hino, inkuru zaje zivuga yuko ari nge wirukanye umugabo. Mu by'ukuri nawe yabibibwiriye, sinarinzi ahagiye, sinarinzi n'iyo gahunda yo kugenda, kureka itse ko byantunguye nko ku munota wa nyuma nkabona yuko afite gahunda yo kugenda, nkanamubaza ahagiye, ariko akambwira ati simpazi. Nkumva ko umuntu adashobora kujya ahantu atazi. Nasigaye mu gihirahiro, gusa namuhaye Yezu, ndavuga nti ujyane na Yezu. Noneho natekereza mu nkuru zavugwaga, zivugwa yuko yaje yasinze nkajugunya ibintu bye hanze, ngo imyambaro ye nkayitera hanze. Natekereza ko ibyo naho bihuriye n'ijambo namubwiye ngo ujyane na Yezu. Mu buryo nifuzaga no kumenya icyerekezo aganyemo, niba agiye epfo cyangwa agiye ruguru, cyangwa agiye hirya cyangwa agiye hino,
icyo nta gisobanuro nari mfite. Natekereza rero ayo magambo yirukankaga muri karitsiye ko nirukanye umugabo, aho nyuze hose bati dore rya shyano, aho ngiye hose bati dore rya shyano, dore rya vubi. Nkumva ni ikigeragezo gikomeye, mu by'ukuri nkumva birandenze. Naje kugeraho rero ngewe nabaye ikibwa. Ahangaha kwa Yobu hari aho bavuga agera aha, nubwo ibyo byose byabaye kuri Yobu. Yaravuze ngo Yobu yarahagurutse ashishimura igishura cye, yikomboza umutwe, ariyogoshesha, arambarara hasi, aramya agira ati navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, kandi nzasubirayo nambaye ubundi. Uhoraho niwe wampaye, Uhoraho niwe wishubije, nihasingizwe izina ry'Uhoraho. Muri ayo makuba yose Yobu ntiyigeze acumura, nta n'ijambo risebya Imana yigeze avuga. Nge rero nabaye akabwa. Nageze aho nkajya nibutsa Imana uturimo twiza nayikoreraga, nkayibutsa nkayibwira nti ariko Mana, kunzi ko nagerageje kumwubaha, ko nagerageje gukora uko nshoboye rwose ngo nirinde induru yasohoka aha mu rugo, ko rwose niyo yansabaga imbabazi nazimuhaga, nubwo byasubiraga nkasa nk'utangiye bundi bushya. Mu by'ukuri twatangiraga iwacu bushyashya, byarabaga yansaba imbabazi nkazimuha. Yewe hari n'igihe yansabaga imbabazi nko mu kwezi nk'inshuro 5, ariko nkagira impuhwe nkavuga nti umuntu wemera no gusaba imbabazi nkamubabarira, ariko n'ubundi bikaba kwa kundi. Nageze aho rero nkajya nibutsa Imana iyo mirimo, nkayibutsa ubutumwa nakoraga, nkayibutsa ko ngerageza rwose koroha kugira ngo tudashyamirana, ariko mbese ngeraho ndijujuta, ariko Mana ubu uri kumpora iki? Murumva ukuntu umuntu ageraho akijujuta? Iyo bari kuduha urugero hano, ubwo naje gusaba Imana icyerekezo cy'ubuzima, numva bimaze kundenga. Mu by'ukuri iri somo nararitomboye ndarisoma, hari ninjoro agahinda kandenze, kugira ngo ndifate ndisome. Nari navuye ahantu mu butumwa bw'umuryango nabagamo, mpageze mw'ubwo butumwa nkaho bakumvise ubutumwa tuhajyanye cyangwa batwakire, bati uraho, ati tubwira ukuntu wirukanye umugabo. Si ubwo butumwa waba ukibusohojera umuntu wakoze amafuti nkayo? Mbese nahise ngo no mu kantu ndavani no kuri uriya musozi barabimenye, mbese nahise niha zeru. Gusa icyo twakoze twarasenze n'umuvandimwe twari kumwe turataha. Ariko guhera ako kanya icyo kigerageza nari nyemaranye igihe, murumva, ariko ayo magambo niyo yabaye nkansubiza inyuma. Noneho n'Imana numvi yarampemukiye, ndavuga nti ariko Mana, noneho no mu butumwa nsigaye njya mu butumwa nabo bakavuga ibyanjye, ntibumve icyo njyanye, ahubwo bakambwira ibyanjye. Ntibi ntabyo, wakabije kuntererana bikabije. Iyo ureba agahe ndimo, ibyanjye byose kubizi, kuki utari kumvuganira? Kuki utari kwerekana ukuri? Kuki wemera ko aka kaga kose nkabamo? Murumva ukuntu nitotomberaga Imana? Kuki nka cya kibindi kibwira umubumbyi wacyo ngo wambumbiraga iki? Nari nkabije. Nuko nguko ibigeragezo bituma twitutombera Imana, tukijujuta, tukava ku Mana. Hari wenda ngiye sinanayivuyeho ngo mvuge ngo nyivuyeho, naritotombaga kandi nkongera nkayisubiraho. Nibwo nasomye iri jambo, noneho ndashaka kuma icyerekezo cy'ubu buzima. Iyo ubona akaga ndimo wicecekeye, nibwo nayisabye. Hari ninjoro ntuje, murumva nari mu gahe gakomeye, mbumbura Bibiliya ntagatifu, ndavuga ngo Mana, aho ngiye gusoma haranyereka umurongo w'ubuzima bwanjye.
ahasigaye mba ariho nshingira ibirindiro. Nibwo natomboye iki gice cya Yobu, ngeze k'uyu murongo wa 20 kugera kwa 22, niho numvise icyaha cyanjye, niho numvise ubuswa bwanjye, niho numvise ko nakabije kwijujutira Imana. Nuko nibwo ntangiye gutakamba, yewe narazindutse icyo gihe hari kwa 5 ndabyibuka, ndazinduka, ntago dutuye kure ya paruwasi, nahise ngenda njya mu misa, ntura Imana, ntura igitambo, ndangije njya no muri penetensiya, numva ndababariwe, ntangira ubuzima bwo kumva ko noneho ari ikigeragezo ngomba guhangana nacyo. Ntangira noneho kwegera Imana, ntangira kumva ko ngomba kuba intwari muri cyo. Ariko nagezagaho ngahungabana, nkumva birarenze, nakumva izindi nkuru naba n'uduco tw'abantu bamvugaho, nkumva noneho nsubijwe inyuma. Aho ngaho rero tugomba kuba maso. Sekibi irareba ikavuga ngo iki gikeragezo cya mbere yarakibashije kugitsinda, none reka nze noneho nzana icyakarahabutaka ndebe ko atazatuka Imana. Yobu ibi byose yasingije Imana. Nyuma yaho rero mu gice cya 2 batubwira ukuntu Sekibi noneho yasabye umubiri we urwara ibibembe, ngo buriya rero ngo icyo umuntu afana n'undi ngo ni impanguhe. Niko Sekibi yabwiye Imana ngo ni impanguhe, ngo buriya se ngo wibwiye yuko ngo umwambuye uriya mubiri ngo atakuvuma. Aho ngaho niho Sekibi abona ikigeragezo cya mbere watsinze, akavuga ati reka noneho nzana igikurikiyeho ndebe uko azitwara. Ubwo Sekibi kamuteza umubiri, n'umubiri nawo yageze aho yishimisha urujyo, bigeretseho ko nta n'akana yari akigira. N'umugore we yaramubwiye ngo vuma Uhoraho, muvume wipfire, n'umuvumo uripfira wenda ureke kugomya kubabara gutyo. Urumva inama akenshi abantu batugira inama zitabaho zidashoboka, tugomba kugira ukwemera. Ubwo rero murumva Yobu yatubera urugero. Bavandimwe, muvandimwe uri hano ufite ikigeragezo uko cyaba kimeze kose, ntago numva ko cyaba kingana n'icya Yobu. Ibaze kugira ngo ubure amatungo yawe, ubure abagaragu bawe wari ubafite, ubure abana bawe wari ubafite mu mahoro. Murumva yagiraga igihe cyo guterana nabo, akishimana nabo, akagira n'igihe cyo kubahangayikira ati wenda bacumuye, akabaturira igitambo. Murumva byari ubwumvikane, nibigaragaza ko bari bahuje. Nta numwe yifuzaga ko yapfa, ko yamubereye ikirumbo, bari abana be akunda. Ariko ibyo ntibyigize bituma avuma Uhoraho, n'umubiri we ntiwigize utuma avuma Uhoraho. Yaragomeje aratwaza. Nta muntu n'umwe uri hano waba afite ibigeragezo nk'ibya Yobu. Nubwo bihari bavandimwe, birahari byinshi cyane kandi bikomeye. Hari igihe cyaba ari ikigeragezo cy'urubyaro rwakunaniye, ukora uko ushoboye ariko abana ntibanyurwe, bakanagukubita ndetse kandi warababyaye ukabarira. Hari n'igihe yaba ari umugabo wawe wakundaga, ukaba umubangamiye uri umugore, wiroha mu ngeso mbi nyinshi, ukaba waramubereye ikigeragezo, akaba yafata umwanzuro wo kwigendera. Cyangwa se nawe uri umugore, ukaba umugabo wawe yarakubereye ikigeragezo. Aho ngaho rero tugomba kugira ukwemera nk'uko Yobu yarafitiye Uhoraho. Yumvaga yuko mu buzima bwe nubwo ahuye n'ibyo bigeragezo, ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ntacyo nazanye, nta n'icyo nzasubiranayo. Aho ngaho tujye tuhageza ukwemera kwacu, tuvuge ngo nubwo ibi biri kuba dufite Imana aho umurengezi, nubwo ibi biri kuba dufite Imana aho umurengezi, niwe waduhaye, ni nawe wishubije. Iyo duhuye n'ikibazo runaka, ibibazo runaka binyuranye, twitwara dute?
aho ntitujya gushakisha icyaduha amahoro, ayo mahoro twabuze ukajya kuyashakira ku muntu nawe utayafite, ukajya kubaza icyatuma umugabo wawe atuza akareka ubusinzi, ngo yewe ngo banza atari n'inzoga ubanza ari uburozi. Ntihari igihe bigeraho ndabeshya ukavuga uti yewe ntago mbyumva ko yaba ari inzoga nywa, banza ari harimo n'uburozi, banza baranamvangiye. Ugasanga ubonye umujyanama ate nyamara buriya uwagushakira wakuyobora ahantu wasanga wamuhaye agati gatuma tuza ukanezerwa nk'abandi. Njyewe nagize Imana iyo nama ntawayimpaye, Roho Mutagatifu yarankingiye. Tugira ukwemera abavandimwe kuzatubashisha mu magorwa, mu bigeragezo, tugira aho dusambira. Murumva ukuntu nagiye nkatakambira Imana ikangirira impuhwe. Aho niho yatangiye kunyereka inzira y'ukuri, inyereka yuko ari ikigeragezo, ahubwo atari uburozi, ahubwo ari ikigeragezo ngomba njyewe ubwanjye ahubwo kuba muri cyo mfite imbaraga, ngomba kugira imbaraga nk'izo Yobu yari afite hano, nk'izo Yobu yari afite hano. Hari igihe ushobora kugera ikigeragezo ugatwita ukahindura ubuzima. Abantu benshi babona ibintu uko bitari. Umuntu akaba yakureba akareba ukuntu wahinduye ubuzima, akabona ukuntu utagisa neza kubera wenda hari ibintu bimwe na bimwe utakibasha kurya cyangwa kunywa, akareba akavuga ati uriya muntu baramuvangiye. Ntago ari gusa, ntago ari gusa. Buriya mu buzima dufite abanzi bacu ni batatu. Hari shitani ariyo iyi ngiyi iduteza ibi bigeragezo, hari umubiri, hari n'isi. Tugomba rero kumenya ukuntu abo niba nabita abantu tugomba guhangana nabo. Umubiri ukamenya yuko ushobora kugira intege nke, ariko utagomba kugukura ku murongo wari uriho ngo uhangayike bitewe n'inama ugiriwe na mukecuru runaka uje ukubwira ati aha mwana wa uriya ntago ari gusa, inda ziragwira. Ubu se abandi bose ntibatwita? Abandi bose se ntago basama inda? Abandi bose se bamera uko? Nabyo tubifitiye ubuhamya mu rugo rwacu. Umuvandimwe reka muhe nawe mikoro ababwire ku buhamya bwacu. Byigeze kutubaho nanone, twari tumaze gusama inda y'umwana wa mbere, ubuzima burahinduka. Mu gitondo kubyuka bikaba ikibazo, yaziranaga n'imbeho. Ntube wateka ibishyimbo ari muri urwo rugo, agahunga akajya ku musozi. Ntube wacana ngo umwotsi azawumve, akirirwa ku musozi. Nta kintu yaryaga uretse wenda hari igitoki da igitoki cyonyine nacyo gitogosheje. Ubundi akanywa amazi y'umugezi, akanywa sinabyita kunywa, yashokaga kurusha inka. Wakumva naho anywa yamira byagwa mu nda bigasa n'umuntu utuye ikinonko mu ngunguru nshyashya. Noneho abantu bose babyumvaga cyangwa babibonaga bakukaga umutima kundusha jye tubana buri munsi. Bagaca hirya no hino batugira inama ngo uyu muntu yararozwe, ngo mukurikirane, ngo ibyo bamuterereje n'ibindi nk'ibyo. Noneho byaje kugeza aho numva bindushije imbaraga kubera amagambo menshi batubwiraga n'iki, bati noneho rwose muzajye kumushakira umuti. Nabikirije mbabwira yuko ntazi aho bashaka iyo miti, ntaho nzi.
bo bahise bambwira ko bazanjyana. Bamaze kubimbwira mbananiza mbabwira yuko nta bushobozi mfite, ariko ntago byari impamvu yuko wenda nabubuze. Sinari kubura naho nguza cyangwa se wenda n'icyo ngurisha, ahubwo nuko ntabishakaga. Barangije banishingiye ko bazampa amafaranga ariko tukamujyana. Nimba yari buzishyuzwe nyuma yarakize, ntago nigeze mbibabaza, gusa nabyo narabyemeye kugira ngo mbikize. Ariko mbabwira yuko arijye uzabaha gahunda y'igihe tuzagendera. Babaho bategereje ngo nzaza kubabwira ndabihorera. Igihe sinibazaga uburyo wenda baba bandusha impuhwe. Se babonaga ko nagiye kumushaka ntamukunda se? None se babonaga jye bitambabaje? Ariko nabonye igihe bandusha impuhwe kuri we, ariko jye numva bitanjyamo. Buriya hari ibintu natinyaga kuva na kera, kumva hari ahantu mu gace k'iwacu bigeze kutubwira ko umugabo ngo yari atunze nimba ari Nyabingi nimba ari iki, noneho ngo abantu baza gutarura ibitoki bye ngo benge, bakoramo barya ngo batarabanza kuziha. Uwo muntu ngo bimumanika mu gisenge nta kintu kimufashe, ariko anaganamo. Ibyo bintu mbyumvise nirindaga icyazatuma nazagira aho mpurira nazo. Narazitinye bikabije. Niyo mpamvu numvaga ko aho hantu bashobora kutujyana zishobora kuba zihari. Nkumva yuko zishobora kuzaza muri ubwo buryo, noneho zikajya zitumanika. Tekereza tumanitse. Nibyo bintu byanteye ubwoba. Nkumva ibyo bintu bitarimo ubuvuzi, ahubwo nkumva ari nko gushaka zicirira. Ko wabaye umuntu ucirira, koko wacirira ikintu kitazakura ngo ukirye cyangwa ukigurishe, ugacirira ikintu kitaboneka gishobora kuguhemukira isaha ku isaha. Abazitunze ngo zijya zibicira abana, ngo ziyashatse amaraso cyangwa amatungo, ubundi ngo zibaha ubukungu. Ubukungu se, ikintu cyaguha ubukungu kinakwangiriza kiba ari ikintu ki? Byanga muri ubwo buryo bategereje ko tuzaza, barabiheba. Bongera no kutwibutsa, tubabwira ko tukitegura kuzaza ngo batujyane, birangiriraho. Nimba wenda bari bategereje ko azapfa bakajya banseka bati twarakubwiye ntiwumva, wenda nibyo bari bategereje, ariko ntago byigeze biba. Gusa twarasengaga tugatakambira Imana, tukayisaba yuko icyo kibazo twazagisohokamo tutagiye kwandavura ngo batujyanye mu bavuzi hirya no hino. Nubwo wenda bari bitwaje ko ubushobozi bazabudushakira, ariko ntago twabishakaga, ntibyatujyagamo. Niyo mpamvu rero buriya iyo ugiye kure y'Imana kandi ukabikora ubizi, Sekibi irakwakira ikakujisha. Kwijishura birakugora kubera yuko uba wayishyiriye itaguhamagaye ikagushyikira. Kugira ngo uzayive mu nzara biragorana. Buriya abantu benshi bakunda kujyayo, iyo mubiganiriyeho ukababwira, arakwikiriza ukumva yuko ari mu byo umubwira, ariko kandi ugategereza yuko hari ikintu
yazahindura ku migirire cyangwa imikorere ye ukakibura. Iramukomeza akakomeza akaba mu nzara zayo. Twebwe rero tugomba kwiringira Imana, tukayisenga kandi tukayisaba, kubera yuko ishoboye byose. Buriya ushobora kurwaza umuntu, wamujyana kwa muganga indwara ikabura, yamara kubura ukabona kirembye cyane, wenda bakanamuha taransiferi imujyana ku bindi bitaro byisumbuyeho, bahagera nabwo ikabura, kandi ukabona umuntu ageze kure. Abantu bahita bakugira inama y'uko umuntu aroze cyangwa se hari ibyo bamuterereje. Ikitubangukira twebwe ni ukumva ko ibyo bintu niyo byaba byabaye, twumva ko bivurwa n'abandi bantu. Ubundi ubwo Imana tuba tukiha agaciro, tuba tucyumva se ishobora byose. Iryo zina tuba twariyambuye ry'ushobora byose. Abantu benshi muzabumva bagiye batanga ubuhamya hano, bari barabuze indwara kandi barembye, ariko ntibihutire kujya aho hantu mu Binyarwanda hirya iyo ngiyo. Baza hano bakabafasha gusenga, hanyuma kubera ukwemera nabo bafite, basubira kwa muganga indwara zikaboneka kandi zikavurwa zigakira. Abantu mwese muri hano ndetse n'abo twasize mu ngo, ntitukiharire ibyo twavomye hano, ntibikatugirire akamaro twenyine, tujye tubisangiza n'abandi. Buriya nuzajya kureba uzasanga mbere yo gusoma ibintu byanditse cyangwa se twumvise, ubuhamya umuntu yitangiye ubwe bw'ibyamubayeho nibwo budufasha kurusha ibindi. Iyo umuntu akubwira ngo nari imeze gutya, nza aha n'aha, wenda muri uru rugo rwa Roho Mutagatifu, hanyuma rero bantega amatwi, bamfasha gusenga, none narakize. Ibyo bintu byubaka benshi cyane. Nanjye nibyo byamfashije kugira ngo nkire. Naje mu by'ukuri, naje ari nko kugendera ku bandi. Yego numvaga mfite icyizere ariko gikeye, ariko nkavuga ngo ikiza abandi se kuki itankiza? Ntizankiza se? Gusa byagiye kuba agahebuzo mu gihe gito cyane, ntari niteze. Numvaga ko wenda bizatwara igihe kirekire, ariko mu minsi mike cyane ibisubizo byinshi narabibonye, kandi kuva icyo gihe kugeza n'ubu iracyankurikiranye kubera ko hari byinshi mu buzima bwa buri munsi ngenda mbona bikambera ibitangaza bikomeye. Tumaze kumva uko twakwitwara mu gihe cy'ibigeragezo. Twahawe ubuhamya bwa Yobu, uburyo yageragejwe n'uburyo yitwaye, n'ibisubizo yatangaga ku mibabaro yabaga afite. Muzi ukuntu ibibembe ngo bibabaza, ibaze kwishimisha urujyo, ariko agatanga igisubizo ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa. Ntavume Uhoraho. Aho hantu tuhatsindagire bavandimwe. Ikigeragezo cyawe aho ntigituma wivumburira Uhoraho. Ikigeragezo cyawe aho ntigituma utandukira ukava impanda y'Uhoraho ukajya gushakira ubuzima aho butari. Ijambo ry'Imana hari ukuntu ryadufasha mu bigeragezo, nk'uko nanjye ryamfashije rikanyobora kuri Yobu wageragezwaga, rikamfasha rikampa uburyo ngomba kubaho, n'uburyo naje nirukira uru rugo nje kubwira Uhoraho ko ngiye kwigendera. Numvise ko ari ijambo ryayo ryonyine ryarokoye urugo rwacu.
ibaze kugira ngo uve imuhira ufite icyemezo cyo kuvuga ngo Mana ntako ntagize ahasigaye njyewe ngiye kwigendera, nta kindi mbona gisigaye. Ariko naraje ngeze hariya muri ariya marembo, ijambo numva ryangiriye akamaro nje ku nshuro ya kabiri ni ijambo ryitwa ngo uhoraho ahoraho kandi ahoraho. Bavana iryo jambo turyiyubakemo, nawe wumve ko ari wowe ribwiwe uyu munsi. Nubwo uri mu bigeragezo bikomeye, hari abantu benshi bagushyize mu kebo bagapfundikira bakagushyira ahantu, bakaba barakugize icyo bashatse ko uba cyo. Ntabwo ariko Imana yashatse kuba we. Uri umuntu kandi uhoraho ni Imana yawe, yitwa uhoraho. Ariko ubwo murabyumva, ni uhoraho areba ibihishe, areba amabanga, areba. Njyewe iyo ntekereje ku iryo jambo n'ubu ntago ndarihaga, ngerageza kuryumva ngo ndigeze ahantu nshaka kurigeza bikanga, ntago mbirangiza. Nyine n'uhoraho wongereho izo ushaka zose, agera ahantu hose, arabizi akaga urimo, azi ibigeragezo urimo. Ibyo mbabwira nibyo nabashije kumva nyuma yo kumva iryo jambo uhoraho, nyuma y'akaga nari ndimo. Ntawe nagiraga umvuganira habe n'umwe, mbese nari meze nk'uwo mbabwiye bashyize mu gatebo bagapfundikira. Uko bashakaga gupfundura barapfunduraga, bakavuga ubundi bagaceceka, ubundi bakavuga ubundi bagaceceka. Nuko nguko nari meze. Ariko uhoraho yambwira iryo jambo ngo uhoraho ahoraho kandi ahoraho. Sinzi niba ububasha naryumvanye n'imbaraga naryumvanye namwe ariko muri kubyumva. Ahoraho muri ibyo bigeragezo byawe arahari, yitwa uhoraho. Muri izo ntambara urwana z'ubuzima kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi umaze, ukaba uri umukecuru, ukaba uri inzu usaza uvuga ngo ewe ningerega nyiramiruho, ibi nta kansiga, ibintu byose ni nge. Uhoraho humura arahari kandi uhoraho aratabara. Upfa kuba gusa waje umwizeye. Naje numva ko ngomba kwigendera, ariko uwahindura amateka niko namubonye koko n'uhoraho. Ngereranyije n'ubuzima urugo rwacu rwatangiriyemo, nubwo numvaga ko hari ikibazo kirurimo, ariko nari niringiye ko uhoraho azashyira agakiza. Mu buhamya bwanjye murabizi mbutangira, numvaga ko uhoraho azabikora, azashyira akamukiza, n'ibyo bizambangamira byose azashyira akabikuraho. Uhoraho rero uwo munsi niho yahise abirangiza. Nubwo hari hashize igihe narabimusabye ngo ndamukunda, ntago ngomba kumuhakanira, tugomba kubana. Nubwo hari benshi, ariko numvaga ko ari we ngomba gukunda wenyine. Icyo kigeragezo rero nubwo cyaje kikajya kimura intera kikagera ku yindi, kigashaka no kurusenya burundu, uhoraho yanyeretse ko cya gihe mbere namutabazaga, twamutabazanyaga turi kumwe. Icyo gihe twari twarakoze isheni y'isengesho, tukajya dusabira urugo twari tutarashinga. Ariko uhoraho atwiyereka nk'Imana, aza ari intwari idatsindwa, aratabara. Rwa rugo ubu ruraho. Hari ukuntu rero ijambo ry'Imana natwe twaryumva rikongera rikaturema. Muri ibyo bigeragezo turimo, ibyawe ntago mbizi, nababwiye ibyanjye nuko natsinzwe, ariko nyuma nkagaruka ku murongo. Kimwe nuko bitavuyeho, hari n'ibindi byaza, tugomba kubyakira ahubwo tugashinga imizi. Hari aho ijambo ry'Imana muri Izayi umutwe wa 43 rigomba kudufasha. Hari uko rigomba kudufasha muri ibyo bigeragezo turimo. Umutwe wa 43 tuvane ku murongo wa mbere, wenda tugeze
ku murongo wa 7. ariko noneho ubu ni Uhoraho ubivuze, uwakuremye wowe Yakobo, uwaguhanze Isiraheli, agize ati: witinya kuko nakwicunguriye, uri uwanjye, nakwihamagariye mu izina ryawe. Nuramuka unyuze mu mazi, nzaba ndi kumwe nawe, ukanyura mu nzuzi ntuzarohama. Nunyura rwagati mu muriro ntabwo uzashya, n'indimi zawo ntacyo zizagutwara, kuko jye Uhoraho ndi Imana yawe, nkaba Nyir'ubutagatifu wa Isiraheli, Umukiza wawe. Natanze Misiriho incungu yawe, Kushi na Sebaho ingurane yawe, bitewe n'agaciro gakomeye ufite mu maso yanjye. Uri uwo kubahwa, kandi nanjye nkaba ngukunda. Natanze rero abantu b'incungu yawe, n'amahanga ho ingurane yawe. Witinya, kuko ndi kumwe nawe. Nzagarura urubyaro rwawe kuva iyo izuba rirasira, nzakwegeranye kugeza iyo rirengera. Nzabwira abo mu majyaruguru ntibampe, n'abo mu majyepfo ntiwibanyima. Ngarurira abahungu banjye bari mu gihugu cya kure, n'abakobwa banjye bari ku mpera z'isi. Abo bose bitiriwe izina ryanjye, nabaremeye kumpa ikuzo, nkaba narababumbye ndabahanga. Uhoraho azagarura umuryango we. Bavandimwe, niba wari uri kure y'Uhoraho, ukaba wumva ikigeragezo rwose kiri kugukura kuri Uhoraho, nta handi amahungiro njye nabonye ari. Wava aho ukagenda ukajya he? Nta mahoro yandi wabona uretse Uhoraho. Nta mahirwe yandi nagira atari wowe. Muri ako kaga utakambira Uhoraho, umubwire ngo numvise urugo watabaje ijambo ryawe, wagobotoye, nanjye nshaka kungobotora, nanjye ndakwiringiye. Hari n'ijambo ry'Imana riri muri Izayi naho 44 umurongo wa 1 kugera kwa 5, ngo ariko noneho tega amatwi Yakobo mugaragu wanjye, Isiraheli nihitiyemo, avuze atyo Uhoraho wakuremye, uwaguhanze kuva ukiri mu nda ya nyoko, kandi n'ubu akaba akigufasha. Witinya Yakobo mugaragu wanjye, uwo nishumbushije kandi nihitiyemo, kuko wishwe n'inyota nzamuha amazi, uwumiranye mubera isoko idudubiza. Nzasendereza umwuka wanjye mu rubyaro rwawe, n'umugisha wanjye ku nkomoko yawe. Bazakura nk'ibyatsi mu gihe cy'imvura, cyangwa nk'urufunzo ku nkombe y'imigezi. Umwe azavuga ati neguriwe Uhoraho, undi azitwe izina rya Yakobo, undi nawe yandike ku kiganza cye ati ndi Uhoraho, kandi yihimbe izina rya Isiraheli. Ijambo ry'Imana. Urumva amateka meza yo kwiringira Uhoraho? Amateka meza yo kwiringira Uhoraho nayo ngayo. Umwe azavuga ati neguriwe Uhoraho, kubera ko nabona wariziritse kuri Uhoraho, nawe nagera mu bigeragezo aziringira Uhoraho. Nabona ageze mu kaga gakomeye, azavuga ati mama cyangwa papa bakunda Uhoraho, nanjye niringiye Uhoraho.
tugira icyerekezo dushyira mu muryango wacu. Ningira ikigeragezo nkirukira mu bapfumu, cyangwa se nkajya kugirwa inama n'umuntu nawe utayigiriye, akaga ndi gushyiramo umuryango wanjye aho ndakazi. N'imitama se guhunga urugo nkagenda, isezerano nasezeranye igihe dushyingirwa nzaba ndigumyemo. Amateka y'abanabyaye se azaba yahe? Uzasanga umwe asenya ejo n'undi asenya ejo, kubera ko nta kwihangana yigize akubonaho wowe mu mama. Azabona yuko icyemezo agomba gufata ari ugutururwa akigendera, kubera ko utigize ugira kwiyumanganya nk'umugabo, cyangwa se ngo witsinde. Ubu hari ikintu nshimira Imana, uzi kugira ngo umenye yuko uri umunyamafuti, buriya ni ikintu gikomeye. Nanamushimira, kandi kuva ayo mateka yayahindura, nababwiza ukuri ko nta kintu turapfa mu rugo. Bimwe byo kuba twararebanaga nabi, nabaga mfite agahinda, nabaga mfite inzara, nabaga se numva ko yanyibese. Hari n'igihe yazaga yinywereye nta n'ijana afite, ariko nkahita mbona ko yanyibese, tukarebana y'ingwe. Ikigeragezo bavandimwe, tumenye uko tugomba kucyitwaramo. Hari byinshi ibigeragezo bishobora no kuba inzira uhoraho yarakubuze, ariko akakunyuza mu gahe k'ibigeragezo, akemera ko shitani imugusaba akakugerageza, ariko kubera yuko ububasha bwe bukigukomeje. Hari ibintu byinshi utari uzi, ariko cya kigeragezo kigatuma ubimenya. Ikigeragezo kigatuma uhumuka ubwenge. Nabaha nk'ubuhamya kuva twagera muri uru rugo, twaronse byinshi. Ntago twari tuzi, hari ibyo tutiyumvishaga. Ikigeragezo twahuye nacyo mu mwaka ushize cyatumye duhura n'Imana. Gituma twumva ko Imana ari uhoraho koko. Iyo dukennye dutabaza uhoraho, iyo tugize ikibazo dutabaza uhoraho, iyo twishimye dushima uhoraho, iyo dusingiza dusingiza uhoraho. Yanagobotoye ururimi rwacu, ntabwo twari tuzi gusingiza Imana ngo dusingize. Mbese twageze kuri byinshi, ariko mbona intangiriro yabaye ikigeragezo. Iyo hariyo tudahura n'icyo kigeragezo, ntabwo uru rugo twari kurumenya. Ntitwari kumenya ko tugira n'ibikomere ngo dusabe kubikira. Ntitwari kumenya yuko gusaba umuti igihe umuntu atwite ari bibi. Uba uri gushyira ububasha bw'umwana wawe ububasha bwa rombi mu umwana wawe ngo ubumushyire. Icyo sinari kukimenya. Ntari kujya ntwarinda nkigira gusaba agati. Ikigeragezo abavandimwe, nk'uko Bikira Mariya bivuga ngo umwana wa Mariya ntatana n'umusaraba, tujye dusaba imbaraga zo gutwara imisaraba yacu. Buriya umusaraba uragutwara, ugagera n'ahantu hari umugezi ukabasha kwambuka, uramenya utazata umusaraba wawe ngo uwushyire hasi. Mu gusoza rero bavandimwe, ijambo ry'Imana twabaha muri bwisomerere mu Banyefezi umutwe wa 6 ni intwaro z'umukristo. Umutwe wa 6 umurongo wa 10 kugera kwa 18. Muze kuhasoma mwumve intwaro umukristo agomba kugira. Ariko mu gusoza ndasaba umunota umwe, nubwo isaha yageze. Hari akaririmbo nashakaga kubahaho nk'impamba, ni umusaraba. Uburyo umusaraba tugomba kuwutwara. Tugomba gutwara umusaraba wacu kandi tukawukomeraho, kuko ariyo nzira, ariwo ushobora kutwambutsa. Iravuga ngo umusaraba wawe ntuzawusige, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umusaraba wawe ntuzawusige,
iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Abana wabyaye ntuzabavume, nubwo uvuga rwose ntibakumve namba, nubwo ubona rwose batakwizihiye, ahubwo ujye utuza ubasabire, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umusaraba wawe ntuzawusige, umusaraba wawe ntuzawusige, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umugore wawe ntuzamusige, nubwo ubona rwose yahindutse, imico ye kuri ubu utakwizihiye, ahubwo ujye utuza umusabire, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umusaraba wawe ntuzawusige, umusaraba wawe ntuzawusige, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umugabo wawe ntuzamusige, nubwo ibintu byakora ari uguhimana, nubwo ubona rwose ari umusaraba, ahubwo ujye utuza umusabire, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umusaraba wawe ntuzawusige, umusaraba wawe ntuzawusige, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Mu muhamagaro wawe ntuzinube, nubwo ubona abashinzwe batakumva namba, jya wigana Yezu wakubanjirije, ahubwo ujye usenga ubasabire, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Umusaraba wawe ntuzawusige, umusaraba wawe ntuzawusige, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa, iryo ni ryo teme rizakwambutsa. Amen. Uyu yambereye iteme, nawe uwawe azakubera iteme. Ingabire mfite nzikesha uyu, iyo namugira wenda ntazo nari kumenya ko mfite, ariko yambereye iteme, nanjye wenda namubereye iteme. Murakoze.